Bitangiriye mu rugo umusore ndetse n'umukobwa bari bicaye bari kuganira. Ati sesta bimeze bite ko mbona utuje cyane byagenze biti? Ariko rwose JMV kuva ryari rwose sinakubujije ngo ugire kakunyita mu izina kuko abantu bashingiwe vuba urumva ari ngombwa kuko wazajya umuhamagara mu izina ryanjye kunyita irindi zina ry'urukundo kuko byakunanira. Oya rwose nyine mbabarira Esther nyine byari binciyeho sinzi ukuntu byari bigenze gusa si uri kwiyumva gute basi umeze neza uri kumva ukomeye? Yego rwose ndi kwiyumva neza JMV ndi kwiyumva neza rwose mu rugo rushyashya rwanye ndumva ameze neza ndetse ndabikunze ndabyishimiye pe. Imana ishimwe pe ko ubyishimira nifite ubwoba ko rwose ntazashobora kuba natunga umugore nibazaga kuntu bizangendekera none dore finally rwose turagumanye ndetse turarambanye pe. Oya rwose ntugire ikibazo JMV none se twabura kurambana gute? Erega ibintu byose iyo birimo Imana bigenda neza. None se tuvuge ko rwose abantu ibintu byabo byose bigenda nabi ari uko Imana itabibirimo. Oya nyine JMV ndabyumva hari igihe nyine Imana ibyemera byose bikabageraho gusa nyine ngiye mpamya neza ndashidikanya ko rwose ibintu byacu birimo Imana kandi kwizera kwacu rwose ntikwatuma dutandukana. Yes nta kibazo rwose reka tubyizere ndetse tubyiringire. Gusa ku rundi ruhande hari umubyeyi wari uhari ndetse bigaragara ko ashaje cyane. Gusa umubyeyi yarivovutaga cyane ndetse afite agahinda kenshi. Ati se kuko Mana yanjye uriya muhungu wanjye JMV ni gute byonyine atanyuba habe na gatoya? Ni gute agiye gufata kiriya gikobwa ndetse akabasha kuba yashyingirwa na nacyo? Hari uko ntari namugize ko sinari namubujije bigiraho rwose ashake n'abandi babyeyi bamubera ababyeyi bitewe nuko ngira ninanze biriya bintu. Gusa umubyeyi uko nguko yari ari kwivugisha hari undi mubyeyi uri ku ruhande rwiwe ndetse aramureba aramwitegereza rwose aramugaya cyane. Ati se mama JMV kuri kwivugisha gutyo byagenze biti? Wareka n'ikiriho nirawe ko ibyo nahuye nabyo rwose ari ibibazo ndetse byinshi cyane ntabona uko nabisobanura. Rwose mama JMV byagenze bite se umwana wawe yabagize ikibazo se ahari mu rugo rwiwe? Rwose Liwoni ntabwo yagize ikibazo ndetse nta n'ikibazo afite ku bijyanye n'umubiri ndetse mu buzima bwiwe. Ahubwo nyine ndi kwibaza kuntu yasaze ndetse akarindagira akajya gushakana n'uriya mukobwa Esther. Ariko se mama JMV uzakira ryari rwose ko umuhungu wawe yagendetse ko yagiye ku mugore we ndetse ko babana? Yewe bivuze ukuri ko yagiye ku mugore we ntabwo yashatse umugore ahubwo wagira ngo baramushatse. Oya rwose mama JMV ntabwo ibyo bintu bikwiye pe ntabwo bikwiye kubyirengagiza ndetse ukabirenga ukabisezeraho pe ukumva ko umuhungu wawe rwose akwiye gushaka ndetse akubaka urugo rugakomera. Erega ujye umenya ko atari we bari kumushakira. Wambabariye rwose Liwoni mbabarira pe mbabarira reka no kumunyibutsa kuko mba numva uriya mwana rwose naramuhombye. Rero urumva rwose ni ikibazo ndetse gikomeye cyane nimba wumva ko wahombye umwana wawe kandi rwose ari we wenyine gusa ufite unufite abadayimoni pe ntabwo uri wenyine gusa. Liwoni wambabariye kuko wanditse ko mbizi neza ko nanasenze Imana kugira ngo basi uriya mwana wanjye afunguke amaso babone kiriya gikobwa kireke. Ese koko mama JMV umva nk'amagambo yonyine rwose uri kuvuga cyangwa wumve rwose n'imvugo uri gukoresha ibyo byose bigaragaza ko rwose utari umukristo kuko ururimi rwawe rwose amagambo avuga ntago ari ay'ubukristo. Nawe rwose Liwoni ruransetsa nose ubwo ngubwo byo ngibyo bisomaho cyangwa ubikurahe? Erega mama JMV si ngombwa ngiraho mbisoma cyangwa aho mbikura ariko amagambo yonyine rwose uri gukoresha biragaragara ko rwose ataraye ikinyabupfura ndetse kataraye umuntu ukijijwe. Ndabyumva rwose umwana wawe yaba yarakoze amakosa ndetse akava mu rugo nyine pe akagenda agashaka umukobwa mutumvikanyeho ariko dore ko mbona ko atari ngombwa ko mwumvikana ku mukunzi we. Dore ko rwose nawe ujya kubana na nyakwigendera rwose ntawe mwari mwabivuganyeho kandi ntawe mwari mwabigishijeho inama. Niyo mpamvu rero rwose n'uriya mwana wawe JMV rwose ko yarashatse umukunzi ndetse bakabana ntawe yagombaga kugisha inama rwose kuko ubu ngubu se muri kumwe ntari kumwe n'umukunzi we? Ati yego rwose Liwoni ari kumwe n'umukunzi we. Yego rwose ibyo ngibyo bishatse gusobanura iki rero? Umwana aba agomba kwihitiramo ndetse agahitamo ibintu bizima kuko uwo muntu aba agiye guhitamo niwe bazabana ubuzima bwe bwose. Rero njye ndumva rwose uri kurenganya umwana wawe ndetse cyane pe. Aha ibyo rero simbyumva reka ngoreka ahubwo njye njye kumusura ndabizi neza rwose nzakora ibishoboka rwose kugira ngo atakomeza kuba yabana n'uriya mukobwa. Ariko rwose mama JMV ufite abadayimoni pe si gusa ushaka gufata umwana wawe umutanye n'umugore we babanye basi nibatandukana niwe uzagenda wa mwana wawe rwose aba ari wo mubera umugore? Oya Liwoni nubwo nta mubera umugore rwose umwana wanjye akicara naho ariko atari gukundana n'uriya mugore. Imana gutabare pe kuko ndi kubona utari wenyine wagira ngo ufite abadayimoni baguteye.
Liyoni ivugira uko ushaka rwose, ntabwo wabyumva ndetse ubyumve, gusa wakubwira agahinda rwose mfite ntiwagakwiye kuba uri kumbwira gutyo. Nawe rwose ari uwawe Jemuve, ari uwawe Imana imugutijeho kumva ukuntu bigenda ndetse ukuntu bibabaza gushaka umwana rwose, agashaka umugore we udatekereza ndetse utanishimiye. Oya rwose pe, wagakwiye kubyumva ndetse ukatura ukababarirwa, kuko ndumva ufite ibyaha byinshi ndetse ufite amakosa menshi pe. Ase Liyoni, iyo uri kumbwira ngo rwose mfite amakosa ntabwo mba ndi kubyumva, kuko nyine kugezana n'ubu ndishakamo amakosa sinyabone. Njye rwose mbona ibintu nkora ari inshingano z'umubyeyi rwose, ko ngomba kureberera umwana wanjye, kandi nawe rwose uri njyewe ntabwo wakishimira rwose kubona umwana wawe apfapfana ajya ku mugore w'ikigoryi nkuriya. Nyine ni ibyo ngibyo nahereye kare rwose nkubwira pe, ibyo bintu ntabwo bikijijwe ndetse nta nubwo ari iby'abakristo. Uri kwifata wowe ukita umwana, ukifata umuntu wabyawe n'umuntu ndetse uwo muntu kugira ngo avuke harimo uruhare rw'Imana ukamwita ikigoryi koko. Urumva ibyo bintu kuko bikijijwe? Nyamara mama Jemuve rwose ukwiye kwatura ibyo bintu ndetse ukabibabarirwa ndetse ukabitsinda nyine ukabyibagirwa ukabirengaho pe. Yewe wimbangamira ndetse wintesha umutwe, ahubwo reka ngende njye kureba uwo muhungu wanjye ndebe ibyo ari byo. Gusa ndabizi neza nzakora uko nshoboye kandi bizarangira bashwanye, kandi nibashwana rwose nzaza nguseka ndetse nkugaya cyane kuko umupangu wanjye nzaba nawugezeho. Aha njyewe aho ndiriho nirareka nicecekere mbyihorere sinabyivangamo. Ubwo ngubwo genda uzabambwira gusa rwose Imana ndabizi neza ntiyakemera kuko ari ayo makosa. Ati nzakugaya rwose ndi kuza nkubwira ko rwose byakunze ndetse ko nabashwanishije, ko byatandukanye ibintu byiriye nta mafuti isima ashaka no kubitekerezaho pe. Yewe sawa rwose, genda mu rugendo rubi ndetse rugamije kuba rwasenya. Nuko mama Jemuve se kagenda ndetse mu kugenda ahita akashika kwa Jemuve. Ariko mu gushika kwa Jemuve yasanze Jemuve ari gukoropa ndetse inzu rwose ari kuyikoramo amasuku. Ati se Jemuve mwana wanjye, kuri gukoropa zino saha rwose byagenze biti? Nta mukozi mugira? Hoya rwose mama, nta mpamvu yo kuba twazana umukozi rwose, kuko urabizi ngiye muri iyi minsi nta kazi mfite, kandi rwose kuba nta kazi mfite nta wundi ubwo nguko nyine najya nguma hano nirirwana n'umukozi, kwa turi kwica amafaranga ubusa mama, kandi dukeneye kuba twakorana ndetse tukiteza imbere. Sera yangirwa yawe y'umugore ngo ni Esther ari hehe? Ariko se mama wajya ugabanya kuvuga nabi kuko uyobewe ko ukijijwe kweri? Nta n'urusoni ndakijijwe, ndakubajije ngo yangirwa yawe y'umugore rwose iri hehe? Mama yagiye ku kazi ariko ubu ngubu agiye kuba yavayo. Ati nuko bakiri muri ibyo ngibyo Esther ese kaza ndetse yinjira mu nzu. Ati mama bimeze bite se wageze hano ryari? Nta n'urusoni ngo nyoko, njye sindi nyoko kuva ryari nkuko ubizi njyewe uzi ko rwose nigeze mbyara umukobwa umeze nkawe. Yesu mwami, ese mama kuri kuvuga nabi byagenze biti? Nta n'urusoni ko ndi kuvuga nabi byagenze bite? Ibyo se birakureba cyangwa ngo bigufasheho? Ese kubera icyo uri gutuma umwana wanjye akora amasuku kandi mbizi neza ko uhari? Ese ni kuva ryari umugabo akora amasuku kandi umugore rwose ari aho ngaho yicaye? Ariko mama ntabwo rwose nari nicaye niho nkiva ku kazi rwose. Uko wava ku kazi rwose ndetse n'igihe cyose waba uri ku kazi, twebwe rwose mu muryango w'iwacu, umuco wacu ndetse nuko dufata ibintu, nta mugabo ujya ukora amasuku umugore ahari rwose. Jemuve, yego mama ndakumva, mpiyora kreti. Nuko mama Jemuve se ko yaka Jemuve rakreti ndetse ahita akayiha Esther. Gusa mu kuyiha Esther yanze kuyifata. Ati nta n'urusoni wendi kuguha rakreti ukanga kuba wayifata? Ndavuze ngo ufate rakreti ndetse ukoropi. Ese mama ko usanze rwose Jemuve wawe ari kubikora ndetse nta n'ikibazo abifiteho, kuki ushaka kubigira birebire koko mama? Ati no, nkuko nabikubwiye ndetse nkuko mu muryango wacu tubimenyereye, nta musore ujya ukora isuku kandi umukobwa rwose ari aho ngaho yicaye nta n'icyo ari gukora. Gusa muri ubwo buryo Jemuve se ko yitanguranwa ndetse yitanguranwa asakuza cyane. Ariko mama nawe rwose uri gukabya ndetse uri kurengera. Ni gute ubwira umugore wanjye ngo akore amasuku kandi mpari ngiye ngomba kuyakora? Twarabyumvikanye ndetse twabishize muri gahunda rwose. Rero ndumva nta yindi mpamvu ndetse nta n'impamvu yo kuba wabitindaho. Mureke ndetse mama please, mureke pe. Nuko Esther ise kava aho ngaho ndetse ahava yirukanka cyane yarakaye bitewe n'agasuzuguro rwose mama Jemuve yari amaze kuba yamugaragariza. Ati se mama ibyo ngibyo kuko nibyo wishimiye kuba wabasha kuba washwanisha n'umugore wanjye? Ubu ngubu urabizi neza isukari bivuze kuba byansaba kugira ngo mbashe kuba nasubirana nawe. Ese mama kuba nakubaka urugo rwiza ndetse nkubaka urugo rwose rushimishije, wenda byagutera ishema ndetse bikagushimisha? Nta n'isoni byantera ishema ndetse bikanshimisha. Nashimishwa se no kubona uri kumwe na kiriya gikobwa ngo kimeze kuriya ndetse nta n'imiterere gifite gisa nabi kuriya. Ariko se mama ko naherutse rwose nkuru ntoza gusenga ndetse ntoza kubaha abantu ndetse no kuvuga amagambo rwose ameze neza, mama we byakugendekeye gute? Ese ko umeze gutyo mama?
urabizi neza rwose, urabizi neza Jemuve, ujya gushyingirwana n'uriya mukobwa nari nabikubwiye ndetse nari narabikubujije, ariko bitewe n'ururimi rwawe ndetse no kwishyandutsa cyane wanga kunyumva ndetse uransuzugura. Rero tuzi uko murabona atatangiye kuba yagufata ndetse akagukoresha imirimo yo mu rugo. Ukiri mu rugo iwacu wigeze ukora iriya mirimo? Yego rwose mama, ubivuze neza pe, nkiri mu rugo ntabwo nigeze nkora iriya mirimo, ariko impamvu nyamukuru rwose itaratumye nkora iriya mirimo nta yindi mama, nyine nuko nari ndi mu rugo kandi rwose hari abakozi bakwiye kuba bayikora, kandi rwose mwarura rugo nari umwana mu rugo, ariko uru rwose ni urugo rwanjye ndetse nyine mama nkwiye kuba nashaka uburyo bwose ko nyine ngomba guhindura imyitwarire, kuko already namaze kuba nashaka umugore. Rero ngomba guhindura imico nari mfite mu rugo, saba ariyo nyine nguma mfite ahangaha. Cyakora mwana wanjye, waba umupfu, reka njye ndetse nzagaruka ejo, gusa ndabizi neza mwana wanjye bino bintu uzabyicuza ndetse uzaba ureba. Sa mama, nyine gira urugendo rwiza, va muri uru rugo ugende, ariko ibi byose byo kwicuza ngenda mbona nyine ntabyo mba mbona mama, kuko ndabizi neza umugore wanjye ndamukunda kandi ndamukunda cyane. Nta n'urusoro uramukunda kandi uramukunda cyane. Sawa rero genda ndetse mva imbere, genda ujye kureba ungirwa yawe ngo ni umugore. Ariko mama ntiwibagirwe ko rwose ahangaha ari mu nzu yanjye, rero sinzi impamvu uri kuba wanyirukana. Ese burya ni no mu nzu yawe? Ntabwo nari nabyibutse. Sawa reka nigendere ndetse mva ahangaha. Nuko mama Jemuve yaseka asohoka ndetse aragenda. Gusa Jemuve yaseka agenda ndetse ajya mu cyumba ajya kureba aho Esther yari ari. Ati se baby, ko mbona warakaye ndetse wabirakariyemo cyane, kuko mama yagakwiye kuba yakurakaza ndetse bikagira ahangaha. Ariko Jemuve, kuko wambabari uri kumbwira ngo ibaze nimba ari mabuka ari kumbwira ariya magambo akomeretsa kuri ubuse ko nimasha kuba natwita ndetse nkagira inda, uriya azabasha kuba yanjyana kwa muganga ndetse abashe kuba yanyita hano waze. Ariko rwose Esther, ntugire ikibazo pe, ntugire ikibazo. Urabizi neza tujya no kubana byari intambara ndetse byari bigoye, twari tuzi ko rwose n'ahangaha twahagera. Rero reka mama nyine nareke kukubera ikigusha ndetse nareke kukubera ikibazo pe, kuko ndabizi neza vuba ahangaha rwose ibi bintu turi buze kuba twabicamo ndetse tubitambukemo birangire. We nuko byumva nyine wumva ko turi buze kuba twabicamo ndetse bikarangira, gusa ngiye kuri njye ndi kumva bitoroshye, ndi kumva ari urugamba ndetse ndi kumva ari umusaraba uremereye kuri njyewe. Yego rwose Esther, ndabyumva ni umusaraba ukomeye ndetse nanjye ntabwo norohewe pe, ntabwo norohewe no kuba nabona mama rwose antuka ndetse antunganya ndetse asuzugura ndetse akakunsuzuguriza imbere. Nyine ndabizi ntabwo byoroshye, ariko please urabizi twasezeranye kubana mu bintu byose, rero niba ngibi tugomba kuba twabirenga. Reka rero tureke kuba twakiteza abantu ndetse tureke kuba twabigira birebire, kuko bino bintu rwose tubikomerejeho byatuma dushwana ndetse tugatandukana. Sa rwose nta kibazo, reka mbitekereza gutyo, gusa nyine mama wari kumbangamira ku rwego rwo kutabyumva pe. Ndabizi ari kukubangamira pe, kandi nanjye ntabwo anyoroheye. Gusa we ntugire ikibazo, hamwe n'Imana ndabizi tuzabicamo ndetse bizakemuka. Nyine wowe don't worry rwose, komera, kandi ndabizi mama nyine azagera igihe byakire ndetse yumve ko rwose dukwiye kuba twabana. Ariko nawe rwose reka tureke kuba twamuha rugari, twumve ko byacitse byayobye, reka tugumane ndetse tugumane neza. Sa rwose Jemuve, kandi rwose warakoze kuba wankunda ndetse ukanyemera, nubwo mama wawe rwose ntabwo yari abishyigikiye, ariko warakoze kuba wanyemera ndetse ukemera ko tugumana. Oya rwose Esther, nta mpamvu yo kuba wanshimira pe, nta mpamvu nimwe ufitiye kuba wanshimira, ahubwo wowe warakoze ndetse warakoze cyane kuba basi waremeye ko njye nawe tugumana, kuko urabizi mama hari n'igihe yagutukaga turi mu nzira turi kugenda twagiye kudetingana, igihe turi guteretana tukabona araje ndetse tutazi ahantu rwose aturutse. Urabizi kuntu yadutukaga ndetse akadutuka cyane, ariko basi ndagushimiye ko utigeze wita ku mico ye cyangwa ku myitwarire ye, ahubwo ukemera tukagumana ndetse tukaguma tumeze gutya dukundana. Yego rwose Jemuve, nanjye nyine mba mbona ndi umunyamugisha kuba rwose tukiri kumwe ndetse tumeze gutya. Of course rwose nanjye nuko nkuko mbona ndi umunyamugisha. Mama Jemuve ari mu nzira ari kugenda yaragiye, ndetse mu kugenda mu kureba mu isakame yiwe asanga rwose telefone yayibagiwe ku muhungu we Jemuve. Oh my god, ubuse koko nongeye nibagirwa telefone yanjye. Reka nyine ndetse njye kwa Jemuve ndebe ko ubuse niho naba nyisiza cyangwa ahubwo nayitaye. Yewe n'akajagari nari mfite ndetse n'akavuyo nari mfite rwose nshobora kuba ntazi aho nayitaye. Gusa reka nyine ngere kwa Jemuve wasanga ariho nayitaye, gusa sinsanga ya mashyano yafunze igipangu koko. Nuko mama Jemuve yese kongera akaturasubira yajya kwa Jemuve. Gusa Jemuve aho yarari ndetse n'umugore we bari kuganira ndetse banezerewe, dore ko bari bamaze kuba bakiyunga, bumvikanye ko bagomba kuba barenga ibintu byose nyine ari kubasha kuba yabatega mu nzira byo kugira ngo babashe kuba bashwana. Nuko mama Jemuve yese kaza ndetse mu kuza asanga Jemuve ndetse n'umugore we bameranye neza. Ati se Jemuve, kuri ahangaha rwose ko mbona wishimye we n'umugore wawe, kandi nari nsize mbona mumaze gushwana. Ati
Terega mama rwose ndabizi neza ntabwo nyine ibintu wifuzaga ntibyaba, ntabwo njye nashwana n'umugore wanjye. Ati yes hano mukomereza aho ngaho rwose nanije kuba nakirebera telefone yanjye reka nisubirireyo. Nuko mama Jemuve yaragiye ndetse asubirayo, ndetse mu kugenda asiga Jemuve n'umugore we bakiri aho ngaho. Gusa nyamaraga nubwo Jemuve n'umugore we bari bari aho ngaho, umugore we yagombaga kuba yasubira mu kazi ndetse akajya gukora kugira ngo babashe kureba ko babaho. Nuko madamu Jemuve se kagenda aragenda ndetse ajya mu kazi. Barakwereka bukeye bwaho nyina wa Jemuve se kongera aragaruka ndetse agaruka mu rugo kwa Jemuve. Gusa mu gushika kwa Jemuve ntabwo byari bisanzwe kuko mama Jemuve yari yazanye n'undi mukobwa. Ati se Jemuve mwana wanjye bimeze biti? Ati ni sawa mama. Se mama kubera iki waje hano ndetse ukaza utampamagaye? Ariko Jemuve rwose nawe reka rwose use kuko igihe cyose nzajya nzano ndetse nze muguhamagaye. Hoya rwose mama nawe wakabije pe, wagakwiye kuba wampamagaye ndetse nkabasha kuba nakwitegura. Hoya rwose mwana wanjye nta mpamvu rwose yo kuba wanyitegura kuko urabizi neza iteka hano mpafata nko mu rugo, kandi rwose mba ngomba kukwitaho. Erega nubwo wagiye ku mugore ndetse mukaba muri kubana ntibivuze ko inshingano zanjye kuri we nazibagiwe. Ese mama ko uri kuvuga neza rwose none uri kuntungura ndikumva uri kuvuga neza cyane pe. Hoya rwose mwana wanjye rega iyo uriya mugore wawe atari hano nta mpamvu yo kuba navuga nabi kuko igituma mvuga nabi n'uriya mugore wawe. Ariko rwose urabizi neza ko umufata nk'umwana wanjye kandi rwose nta kibi ngewe nitekereza imbere yawe mwana wanjye. Sawa mama gusa ndumva rwose bidasanzwe pe none ndatunguwe. Hoya nta mpamvu rwose yo kuba watungurwa mwana wanjye, ahubwo se hari akantu nkuzaniye ndetse aka kantu nkuzaniye kameze nk'ari surprise. Ati se mama niye surprise kandi nzaniye? Mwana wanjye nubwo mbikubwira ukampinga ndetse ntubashe kuba wabyumva nka mama wawe, gusa rwose mwana wanjye kuba uri muri runo rugo uri gukoropa nta kintu nyine wagira ngo wabaye umukozi, ntabwo mbikuze ndetse nta nubwo mbyishimiye. Ariko mama njye ntacyo bintwaye rwose ndetse mba numva nta nicyo nyine mama mba numva ndi proud yabyo, nta kibazo mbifiteho rwose pe. Nta kibazo bifiteho. Anje ngwino rwose mbashe kuba nakwereka umuhungu wanjye rwose umureke yave muri ubu bugoryi. Nuko wahise kwinjira umukobwa wari wiyambitse imyambaro imeze nk'ahari yamara atinya kuvuga ko rwose iyo myambaro yari yoroshye kuba yakurura Jemuve. Ati se mama uyu mukobwa none uhuzanye n'ibwoko ki ko mbona yiyambitse gutya? Rwose Joshua mwana wanjye dore umukobwa mwiza ndetse dore umukobwa usa neza rwose, va kuri uriya Esther umeze nk'aho wagira ngo ntazaho amazi ari kandi rwose akorera amafaranga n'ahembwa. Rero uyu Anje nkuzaniye basha kuba wamureba ndetse umwiteho uve kuri uriya Esther w'ikimara. Ariko mama rwose mama kuki wahindutse? Kuki mama wagira ngo ntabwo ukiri umukristo pe? Hoya rwose mwana wanjye ndi umukristo ndetse cyane, ahubwo nyine wita kuri uyu mukobwa ndetse ugabanya ibintu nta bindi nkubwiye, we mwiteho ndetse ubashe kuba wamukunda ndetse mugumane. Atari ko mama warasaze ubwo ngubwo ibyo nturi kuvuga uri kumva kuko byashoboka? Kubera iki se bitashoboka mwana wanjye? Urikubona uyu mukobwa mwaye gereranya n'iriya ngirwa yawe ngo ni umugore. Urikubona uyu mukobwa Anje wamuhuriza heno ya Esther. Reba umukobwa ni muremure, umukobwa ni inzobe ndetse asa neza rwose imbere n'inyuma. Reba afite amataye, uve kuri uriya mugore wawe wagira ngo amataye yo rwose yarakokotse. Ariko mama njye rwose nyuzwe nawe ndetse nta n'icyo ntwaye. Okay fine nimba se unyuzwe nawe, ese mwana wanjye simbizi ko kuva kera nta bakobwa bigeze ujya mu byo ngibyo ndabizi neza cyane. Yego rwose mama nta bakobwa nigeze njyamo pe. Erega mama wantoje umuco mwiza, sinzi impamvu rero ibi ngibi sinzi ahantu uri kubikura pe. Hoya mwana wanjye ntago ari umuco mubi, kuzana uyu mu Esther kugira ngo basibe nawe banze umurebe ndetse umutestinge urebe neza rwose, urebe nusanga hari aho ahuriye n'iriya ngirwa yawe ngo ni umugore. Rwose ngiye mama wawe ndetse urebe ndetse unyitegereza cyane, uraza kuba wakonfirma ndetse wemeze ko ndi mu makosa kandi sinzongera kuba nakugendaho rwose. Ariko basi gerageza uganire n'uyu mukobwa ndetse muciringe urebe ibyari byo mwana wanjye, uve kwa kiriya gikobwa ndetse sinzi impamvu ubundi ukunda Esther kuko mba mbona wagira ngo ha wibimbwira gusa mba numva ese mama please. Oya mwana wanjye rwose gerageza unyumve, rega ndi mama wawe kandi urabizi ko nta kibi nakwifuriza. Mama ubu se koko ibi nibyo byiza uri kuvuga ndetse mama ibi uri kubona hari icyo byangiza uretse kuba byandimbura? Oya rwose mwana wanjye Anje karame mama. Rero gerageza bite ku muhungu wanjye ndetse muvugane muganire, reka mbe nkuretse mbe nsohotse gato y'ubwo ngubwo ndibuze kuba naza ndetse turaza kuganira ndetse nizere ko rwose ibintu biri buze kuba byagenda neza, ko nta kiri buze kuba cyakangirika. Yego rwose mama ntugire ikibazo pe, nta kintu kiri buze kuba cyakangirika kandi ndaza kuganiriza rwose Jemuve neza ndabizi araza kuba yabikunda. Okay sa rero mwana wanjye kandi nawe Jemuve gerageza rwose uganiriza uwo mukobwa Anje, nta bindi rwose no kugira ngo muganire basi kugira ngo making sure ko nyine simpamye neza ko uwo mukobwa rwose ataguhaye abadayimoni ndetse kataguhaye abarozi.
ati se mama yari kumpa burozi gute? Nyine ari kukohereza ibirozi by'ishumikano, nyine sinanabizi neza, ariko ndi kubona wagira ngo yarakuroze. Gerageza basi uganire na Ange. Sawa rero mama, kugira ngo nkwereke ko basi Esther atigeze nandoga ndetse habe na gato, ko kugira ngo tubane ndetse dukomeze nyari urukundo rwanjye, ahubwo reka nganire n'uyu mukobwa ndetse biraza kuba byakurenga, kandi uraza kuba wakicuza ibintu byose uri kuntekerezaho mama, kuko njye Esther ndamukunda ndetse sinamuhemukira. Aha sa rwose nta kibazo, reka ngende mwana wanjye. Nuko Jemove kabaza Ange ati se wowe na mama muri gupanga ibiki ko ntari kubisobanukirwa? Ati no, ntabirenze rwose Jemove, ntabyo ngiye na mama wawe rwose turi gupanga. Nuko twaje hano kugira ngo tubashe kuba twakuganiriza, ariko rwose ntabirenze. Ese basi nkuzanira iki? Shange unzanire rwose akaji ka orange kamfasha ndetse nta nicyo byaba bitwaye ariko gakonje. Oh sawa, nta kibazo rwose. Nuko Jemove akijya kurebera Ange ji, mama Jemove kahamagara Ange. Ati Ange uri kumwe na Jemove soka gato nkubwire. Ati oya rwose mama, Jemove ntabwo turi kumwe, ahubwo rwose agiye kuba yanzanira fanta muri frigo. Ati okay, si ngombwa rero kusohoka. Ese ndabizi neza rwose uzi gahunda yakuzanye aha ngaha kugira ngo basi ubashe kuba wagusha uwo mwana wanjye, ndebe ko yatandukana n'uriya mukobwa, ukora ibishoboka byose, ikimenyetso cyose ushaka, basi ndebe ko yabasha kuba yatandukana na ririya shyano, kuko ntabwo nkeneye kuba bari kumwe rwose. Oya rwose mama, ntugire ikibazo pe, ntugire ikibazo, ndabaza nyine ndakora uko nshoboye kandi ndibuze kuba nabatandukanye, kandi rwose nawe nizere neza ko rwose amafaranga yanjye uribuze kuba wayampa. Oya rwose ntugire ikibazo pe, amafaranga ndibuze kuba nayaguha ndetse ndayaguha neza cyane, gusa nawe making sure ndetse umenye neza ko batakiri kumwe ndetse ko batandukanye. Ndabizi, dore ndabizi rwose uriya mukobwa agiye kuba yaza ndetse agiye kuba yava ku kazi, basi aze kuza, basi hari icyo mwagezeho ndetse gifatika, ku buryo nyine ibimenyetso biribuze kuba byagaragara, ku buryo bari buze guhita ko batandukana. Sa rwose mama, ntugire ikibazo. Nuko Jemove kaza ndetse mu kuza we ntiyarazi ko disi babashije kuba bamutega umutego, dore ko atatekerezaga ko rwose mama we yabasha kuba yamuhemukira ndetse akabasha kuba yamusenyera urugo. Nuko Jemove akizana fanta yasanze rwose Ange ari kwifata ukuntu ndetse ari kwitwara nka maraya. Ati se Ange kumeze gutyo bimeze biti? Ati Jemove ndi kumva ameze nabi, ndi kumva naniwe, se wanyereka ahantu basi ujye uryama nkabasha kuba naruhuka iminota mike. Ati reka mpamagare mama ndetse mubashe kuba mwajyana rwose. Nta mpamvu yo kuba wahamagara mama wawe rwose, kuko ubu ngubu yamaze kuba yagenda, yambwiye ko ari buze kuba yagaruka ndetse akaza kuntora. Basi tugende ujye kunyereka icyumba mbashe kuba naryamamo, dore ndi kumva ndi kuzungurira, basi ndaza kuba twasubira mu nyuma. Ati usuraza kuba baryama mu kihe cyumba, kubizi neza ko hano tukiri abageni, kandi icyumba rwose mfite n'icyanjye n'umugore wanjye, kandi urabizi rwose sinakura ayo mahano yo kuba wakiraramo. Ati no, ese Jemove ko numva gubwira mama wawe ngo ko yahindutse ari kuvuga nabi kandi ari umukristo, ese we ntabwo uri umukristo? No, ntabwo ari kuvuga ko ntari umukristo, ariko n'ijambo ry'Imana niko rivuga ati nimunga satani nawe azabahunga. Rero niyo mpamvu rwose ndashaka ko ngewe nawe rwose hari ikintu cyaba ndetse ibaze ko ngayibaze Esther rwose aje ndetse akagusanga mu cyumba. Ati no, wibigira birebera, ahubwo ndi kumva ndikuzengerera mfasha ndetse unjyane ngeze mu cyumba. Nuko Ange yakomeje kuba yakomveka Jemove, bityo Jemove ahitamo kuba yamujyana mu cyumba ndetse abasha kuba yamujyanamo kugira ngo abashe kuba yaruhuka. Se Ange ko mbona wari kumbwira ngo urarwaye, nkaba mbona utangiye kuzana ibyo bintu, iyo minwa yawe uri kuyinzanira, uri gutekereza ko rwose ngiye nabasha kuba nasomana nawe? Ati ariko please Jemove, ntabirenze ndetse byoroshye, ndetse ko wansoma rimwe hari icyo bitwaye koko? Ati no Ange, ibyo bintu rwose ntabwo nabikora, kandi wibuke kuretse n'ibyo ngibyo ikigeretse kuri ibyo byose, njye ndi n'umukristo rwose, kandi rwose sinzi ko ibyo bintu rwose nyine ntabwo byakunda, ntabwo nabikora pe. Ariko se wajya ureka gukabya, ntabirenze ni rimwe gusa leta ko birangira. Ati iryo rimwe rero ryangusha mu mutego ndetse ryabasha kuba ryatuma ibintu byanjye byose byangirika. Ibaze rwose ubashije kuba wansenyera urugo. Oya rwose Jemove, ubu se kuko nagusenyera urugo uri kumva ibyo bintu kuko nabikwifuriza? Aha na mama ari gushaka kuba yarusenya kandi yarambyaye mu nda, kanswe we rwose umwana w'umuntu ndetse ntanazi. Ati no Jemove, ugira ikibazo rwose nta kintu, nyine nta kosa nagukorera pe. Ati esa rwose ubwo nibyo ntiwambeshye. Gusa bakiri muri ibyo ndetse bari muri ibyo ngibyo bari kuganira, Esther kaza ndetse dore ko yaravuye mu kazi, gusa mu kuva mu kazi yasanze nyirabo ko ari hanze. Atase mama kuri hanze byagenze biti? Wareka n'iki se kandi Esther, ko nageze hano rwose umuhungu wanjye nimba ari mu nzu, nimba byagenze bite? Gusa nahereye kare numva ibintu bisakuza, sinzi ari ikiri gusakuza, gusa namuhamagaye yanze kumfata rwose, sinzi ukuntu byagenze pe. Ari mu nzu, nimba ari kumwe n'umukobwa, nimba ari kumwe nandi. Ati mama siga ubwo si ubwo ko mama ni ibicuri kuvuga. Aha buriya Esther mwana wanjye
naje kwisubiraho rwose nsanga nta mpamvu yo kuba nabashwanisha ndetse nta n'impamvu yo kuba natuma mutandukana, ariko rwose umuhungu wanjye sinzi ibyambereyemo pe. Naje ndetse nje kumusaba imbabazi kugira ngo basi ndebe ko ibintu byasubira mu buryo ndetse tugasubira kubaho twishimye nk'uko twari tumeze mbere, ariko nyine namuhamagaye yanze kunyitaba. Nimba ari mu biki wenda hari wowe ufite agafunguzo fungura ndetse urebe rwose uremenya ibyo ari byo uraza kuba wambwira. Ati sawa mama reka mfungure ndebe. Ahubwo se mama simbona hafunguye, simbona rwose nta rufunguzo rurimo. Atahanjye nanze kwiha karibu kuko nyine ndabizi neza ubushize naraje ndetse ntimwabikunda, niyo mpamvu rero nakomeje kuba hanze. Ati hoya mama rwose injira karibu, nta mpamvu yo kuba waguma hanze. Nuko yahise ko yinjira ndetse mu kwinjira yinjira asakuza ati ese sheri ko mama wawe yaje ndetse akagushaka akakubura bimeze biti? Gusa Esther mu kuza yahise ko yirukanka ndetse ahitira mu cyumba cye. Gusa mu gushika mu cyumba cye rwose yasanze Ange ndetse na Jemuve rwose baryamanye. Ati Jemuve what are you doing? Ziko nta soni ugira baby, utangiye kunca inyuma ari naho tugitangira kuba twabana. Ati no Esther ariko nabasha kuba nagusobanurira rwose. Atusobanurira iki? Ariko Jemuve uziko mama wawe rwose ibintu nta n'isoni koko, nta no kwezi kwa Jemuve please why wankora ibintu nk'ibi ngibi koko? No please ariko ndakwinginze kugira ngo rwose ubashe kuba wanyumva nagusobanurira kandi rwose n'ubashe kuba wabyumva. Nta kosa nakoze please baby, nta n'urusoni nta kosa wakoze. Ese uyu mukobwa ara uri kubona ndushikira kubona ari mwiza kuba nyine uri kubona shamaje ku buryo wamusimbuza? Ati no Esther rwose wibifata gutyo pe, ndakwinginze wibifata gutyo, udatuma rwose ibintu mama yatekereje ndetse n'ibintu mama rwose yifuje rwose bibasha kuba byagira mu bikorwa. Ati ibintu mama yifuje cyakora nkubwiza ukuri pe Jemuve ntubuze kimurantengushya uri ishyano ry'umuhungu gusa, nta n'urusoni ngo urasengura umukristo muzima arifata ndetse akabasha kuba yaca inyuma rwose umukunzi we. Ati se mama ibi ni ibiki biri kujya mbere? Uyu mukobwa se wamuzanye? Ati ndabambarirwa rwose mwana wanjye ntumbeshyere nge ndarengana, niko mukongera yarantuziranye nawe. Ese Jemuve kubera icyo uri kunyihakana koko? Ibintu tuvuye mu kano kanya koko uri kunyihakana no kubera ko ubonye mama wawe ndetse n'umugore wawe waje? So ari kumbwira ko nkunda ndetse kutabasha kuba nyine kubona Esther nk'umuntu uri aho ngaho usanzwe? Ese muko ninde wagutumye ko ndi kumva ibintu byose wagira ngo uri kuri misiyo? Ati no ntabwo rwose ndi kuri misiyo pe, ntabwo ndi kuri misiyo ndetse nta naho bihuriye. Ahubwo reka ngiye nigendere ndikubona rwose mutangiye kuba mwarwana, ntabona hano hantu rwose mpaburira ubuzima cyangwa se bakabasha kuba bajya kumfunga. Nuko Ange yahise kasohoka mu nzu y'iwabo ndetse aragenda dore ko misiyo ye yaramaze kuba yayirangiza yo kuba yashwanisha Esther ndetse na Jemuve. Nuko Jemuve yasigaye asaba Esther imbabazi, gusa Esther aratsemba aranga yanga kuba yamubabarira. Ati Jemuve ntubizi neza ko nari nagukunze? Ati ndabizi kandi narahamya narashidikanya ko rwose n'ubu ngubu nkunda. Ati no ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze, pakira ibintu byawe byose ndetse umvire mu nzu. Ati oya se kandi utambwira kuri seriye, nose urabizi neza ko rwose ubuse ndaza kuba najyayo rwose nunyirukana muri iyi nzu. Umva muhu ntabwo nitaye ahantu rwose uri buze kuba wagenda, nushaka wo nk'umunganuze rero ugiye ushaka, gusa ntabwo nkigukeneye muri iyi nzu. Ati what? None se Jemuve inzu ntabwo ifatikanyije n'uyu mukobwa? Ati wa rwose mama uyu mukobwa rwose inzu niyo wari warayishyuye dore ko ari umukire, gusa nyine ushimye kuba najya kuzerera ndetse mu muhanda. Ati none se kari bishimye nabigenza gute? Ati mama wibitindaho umuhungu wawe rwose nyine aratunaniye nta kundi, mufate ndetse umujyane iwawe ndetse mugumane, nta nubwo kimukeneye mu buzima bwanjye. Ati ariko Esther wagerageza rwose ukamwumva. Ati no mama ntabyo kumwumva pe, kuko umuntu wageze ku rwego rwo kuba yaguca inyuma aba yakabije. Mumvire hano ndetse mumvire muzo ndetse ntimuzongere kugaruka mu buzima bwanjye mwese, ntabwo mbakeneye pe. Nuko mama Jemuve yatangiye kuba yakicuza ndetse ababazwa no kuba asenyuye umwana we kandi nta handi hantu rwose abasha kuba yajya ndetse naho yakerekeza. Babyeyi mujye mwirinda ndetse mujye mwirinda cyane rwose ku bintu mukorera abakazana banyu ndetse n'abakwe banyu, kuko bishobora kuba byabangiza ndetse bikangiriza umuryango wabo burundu. Ndabakunda cyane, ngusaba kugira ngo basi ukore subscribe kuri YouTube channel ya David Rwanda kugira ngo ujye ukurikirana inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro binyuraho umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane kandi rwose icyo mbifuriza no kugira ngo murindwe n'Imana.